amaze gutegeka biremera. Nagira ngo nawe utegeke. Yategetse ku kagezi, ategeka kuri uyu mupfakazi amuha icyo kurya, ategeka amusabira ifu n'amavuta biguma mu mperezo no mu kibo, kuko yari ari kumwe n'Imana. Turabasuhuje mwebwe mwese mukomeje gukurikirana Mukakarangwa TV. Ikaze tugarutse kongera kubagezaho ijambo ry'Imana, kandi mbibutsa ko mugomba gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kwaguka. Uyu munsi rero turi kumwe na Evangeliste Devota, niwe ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Reka tumwakire noneho aritugezeho. Murakoze cyane. Shalom shalom, amahoro y'Imana n'abane namwe. Twongeye kunezererwa Imana ngiye kuduhuza. Imana nihabwe icyubahiro. Tugarutse rero imbere yanyu dufite ijambo ryiza cyane Imana yaduhaye, umuntu wese aze kuryumva kandi rimutera umwete wo kumva ko iyo umuntu ari mu butware bw'Imana ajya abasha gutegeka bikagenda neza. Reka dutangire rero dusenga Imana. Turagushimye Imana, uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirihimbazwe. Watubereye Imana, warakoze, waduhagazeho, warahabaye. Hari igihe kimwe amaboko y'abantu yaturekuye ariko yawe ntiyaturekura. Turagushimiye kuko uri Imana ijya ihindura ibihe, uri Imana ijya ivuga yuko wategeka bigakomera. Tegeka ku byacu bigende neza, tegeka ku buzima bwacu bikumvire, tegeka abantu bose bamenye ko wategetse, kuko iyo utegetse birakomera. Abantu barategetse ntibyakomera, wowe utegetse birakomera. Ngaho tegeka tukumve kandi utegeke tukubone, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa, amen. Irebere nawe uko imbuto zakuze, amahundo menshi yuzuye mu murima. Ko bimeze gutya bizagenda bite nyir'umurima nahagera? Irebere nawe uko imbuto zakuze, amahundo menshi yuzuye mu murima. Ko bimeze gutya bizagenda bite nyir'umurima nahagera? Tujya kubiba twagiye turira, none ubu tunejejwe no gusarura imbuto. Tujya kubiba twagiye turira, none ubu tunejejwe no gusarura imbuto. None ubu tunejejwe no gusarura imbuto. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Sa nk'uyu munota nk'uyu turi imbere y'Imana, kandi turi kumwe n'abadukurikiye online, abadukurikiye ibice bitandukanye. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana rero dusanga mu Bami ba mbere kuva ku murongo wa 17, ariko turinde umurenge uvuga ngo tujya kubiba twagiye turira. Haleluya, twagiye turira ariko ngo tugiye gusarura, dusarura duseka. Haleluya. Nuko rero umurenge aravuga ngo kandi ngo aravuga ngo tugenda. Haleluya, twagiye tuzi ko bitazemera ariko biza kwemera, turaseka. Abantu bafite umubabaro batere haleluya. Abantu babonaga bari kurira batere haleluya. Abantu byari byaranze bamenye ko Imana ibahaye tegeka ibyaye kora. Imana ihabwe icyubahiro. Kora ibyaye gisubizo. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusome mu Bami ba mbere 17. Haranditse ngo bukeye Eliya w'itishubi, umwe mu basuhuke b'i Galeyadi, asanga Ahabu aramubwira ati
ndahiye Uwiteka Imana ya Isiraheli ihoraho, niyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, va hano ugende werekeze iburasirazuba, wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Keriti ahateganye na Yorodani, uzajye unywa amazi yako, kandi negetse ibikona kujya bikugemurira. Nuko aragenda agenza uko Uwiteka yavuze, ajya kuri ako kagezi Kereti ahateganye na Yorodani agumayo. Ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye uko bwije, kandi akajya anywa amazi y'ako kagezi. Hashize iminsi ako kagezi karakama, kuko nta mvura yagwaga muri icyo gihugu. Amen, amen. Dusomye amagambo maremare, ariko intego mfite ni intego ivuga gutegeka. Haleluya. Dusomyemo ahantu habiri. Eliya ngo yasanze umwami, aramubwira ngo nkurahiye Uwiteka Imana ihoraho. Haleluya. Aramubwira ngo negetse ko imvura itazongera kugwa mu gihe cy'iyi myaka 3. Aravuga ngo nta nubwo n'ikime kizatonda kuko mbitegetse. Harimo gutegeka kwa Eliya, hakazamo gutegeka kw'Imana. Eliya yategetse imvura imara imyaka 3 itaguye. Imana nayo irangije ibwira Eliya ngo noneho ubwo umaze gutegeka, umaze kuvuga gutya, hongera ku kagezi kitwa Kereti. Imana ihabwa icyubahiro. Ageze kuri ako kagezi kitwa Kereti, hari ikintu gikomeye Imana yakoze. Imana nayo ubwayo ngo itegeka ibikona bikajya bizanira Eliya icyo kurya. Imana ishimwe. Eliya yarategetse imvura irahagarara, Imana itegeka igikona bikajya bigemurira Eliya. Ndagira ngo uyu mwanya utangarize ijambo ryitwa gutegeka. Igihe cyose uzaba uri mu butware, uzategeke bizemera. Igihe cyose uzumva ko uhamanya n'Imana, urategeka bikemera. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko yari yarategeka iyo myaka 3 irashira, kuko yategetse ari mu butware bw'Uwiteka, kuko yategetse yumva nta bwoba afite, kuko yategetse yizeye Imana. Haleluya. Abakumenye bose bajya bumva yuko hari ukundi kuntu uvuga nanga wahindutse, ariko ahantu yasageze agategeka n'umuntu uri komera yisara bimenya. Imana iguhe gutegeka mu izina rya Yesu, kandi imisozi y'imbere yibwire ngo ndategetse ngo nimuhinduke ikibaya. Kubwo kwizera ko Imana irakumva, imisozi ihinduke ikibaya. Hari igihe ubona bikomeye, ariko Yesu umwami avuganye natwe ngo arategetse. Haleluya. Ni Imana ijya yimura ibihe, ni Imana ijya yimura imisozi. Iyi Imana ibwira Eliya ngo ngaho bikore gutyo, yari yaragenda. Ariko bari bamusuzuguye, bumvaga ko Imana nta kintu yakora. Na Eliya nawe yarizeye Imana iri muri we. Hanyuma ndagira ngo nkubwire ngo iyi Imana Eliya yizeye, uyu mwanya uyizere. Waba uri mu bitaro runaka, izere Imana ya Eliya. Tagiye kubwira ibitaro ngo wabitaro wenda taha kuwa 2. Tagiye kubwira umushonji uti nzagufungurira kuwa 3. Tagiye kubwira umusozi ukuri imbere ntazi. Tagiye kubwira ngo wa musozi we ni wike, nanjye negeke mbwira umusozi wike. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Hanyuma gahunda ni ugutegeka. Nta gutengurwa, nta kwiganyira, nta kwiheba, nta kuvuga ngo Imana nta kintu yakoze, nta kuvuga ngo byanze. Haleluya. Aho kugomba gutegeka ukavuga ngo biremeye mu izina rya Yesu. Imana twishimire. Imana yumve gusenga kwawe, nanjye yumve gusenga kwanjye, ariko dutegetse mu izina rya Yesu. Haleluya. Hanyuma rero yari yabona Imana gutyo, natwe tubona Imana. Imana igira ibintu igutegekera mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Reka dusome none ku murongo wa 13 haranditse ngo Eliya aramubwira ati witinya, genda ubigenze uko uvuze, ariko banza umvugira kandi ukanzanire hano, maze ubone kwivugira n'umwana wawe, kuko Uwiteka Imana ivuze itya ngo icyo giseke ntabwo kizaburamo ifu, n'amavuta ntabwo azabura muri iyo mperezo, kugeza ku munsi Uwiteka azavubira isi imvura. Amen, amen, amen.
Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Eliya nawe ngo aravuga ngo witinya. Uyu mukecuru yamusabye icyo kurya w'Isarifati, amaze kubimusaba aramubwira tumva nkubwire. Ubwo yari akoze urwo rugendo, ariko arangije Imana inzira igihindura inzira. Hari igihe wagaburirwa n'inzira ica hepfo, Imana igahindura inzira. Haleluya. Nuko arangije aravuga ngo Imana hari ikintu ivuze. Haleluya. Aravuga ngo hari ikintu Imana ivuze. Imana irabwira Eliya ngo genda. Eliya araganagura umukecuru ngo ko mfite inzara wampaye igisima ko kurya. Umukecuru aravuga ati Eliya we nta kintu ufite w'inshinyaguriro. Ariko Uwiteka yari ari muri uwo mubyeyi. Hanyuma ngo Eliya aramubwira ati witinya, genda ubigenze uko uvuze. Imana ishimwe. Witinya. Eliya aramubwira ngo genda ukomeze nawe. Mu rugo kwa data hari amazu menshi. Yesu yaravuze ngo ayo mazu yatahaba ngo mba ngiye kubabwira ko ngiye gutegura. Ariko kuko ayo mazu ahari, vuganye namwe yuko aho nzaba ariho muzaba. Eliya nawe aravuga ati ndategetse, genda ubigenze gutyo. Ariko gahunda nta gutinya guhari. Niba umaze igihe kinini uri gutinya ibyo uri guhura nabyo, ndakubwira ko gutinya bitaboneka mu bintu by'Imana. Ni ugutinyuka. Haleluya. Ugapanga imishinga, ukumva ko Imana iri kumwe nawe, ukizera ko hari Imana wakoreye izabihindura ukundi kuntu, ukizera ko hari Imana wakoreye izafata umusozi igategeka ukavaho. Imana ishimwe. Nuko yari yarangije kubwira umukecuru, aragenda aramusongera aramuzanira. Yari yamaze kunywa no kurya, aravuga ngo mva nkubwire mukecuru, aravuga ngo iyo fu ntizabura mu kibo n'amavuta ntazabura. Nawe aramutegekera. Yari yarategetse, aramubwira ngo mpaka iyo mvura iguye ntabwo inzara izakugeraho. Imana ishimwe. Gusenga ugenda buke si cyo kizasubiza ikibazo. Gusenga wumva usinzira ntabwo ari byo bizakurengera. Gusenga wumva nta ntege ufite ntabwo bizazana igisubizo. Kuba uri mu bigeragezo si uko Imana ikwanga, ahubwo Imana iragira ngo uzamure kwizera kwawe. Hari igihe Imana ibona inzira urimo ihumanye ikakuvana ikagushyira mu nzira nzima. Hari ubundi buryo izacamo kugira ngo ibigenze neza. Ariko gategeka biremera. Nagira ngo nawe utegeke. Yategetse ku kagezi, ategeka kuri uyu mupfakazi amuha icyo kurya, ategeka amusabira ifu n'amavuta biguma mu mperezo no mu kibo, kuko yari ari kumwe n'Imana. Nicyo kikubujije amahoro, nicyo kikubujije gutegereza, nicyo kiguciye intege. Mbese n'urubyaro, mbese n'urushako, mbese n'inzara, mbese n'amahoro make, mbese n'agahinda, mbese n'umubabaro, mbese utegereje Imana igihe kinini. Ariko Imana yakubwiye ngo none ugeze mu gihe cyo gutegeka. Uvuye mu gihe cy'amarira, uvuye mu gihe cy'amaganya, uvuye mu gihe cyo kutangira itama, uvuye mu gihe cyo kuba uri wenyine, uvuye mu gihe cyo kumva Imana itakumva, uvuye mu gihe cyo kubona bikomeye, ugeze mu gihe cyitwa tegeka. Haleluya. Abankurikiye bose bumva bageze mu gihe cyitwa tegeka batere haleluya. Haleluya, haleluya. Tugeze mu gihe cyitwa tegeka. Ubuzima bwacu natwe tugomba kubutegekera. Imana ishimwe. Buri mwe aravuga ngo ntago ariko bizahora. Mu bantu bamutegereza iyo ngiyo ntago ariko bizahora. Haleluya. Abantu bamutegereza siko bizahora. Mungu akisema hivi, kuya mbele yangu niko tayari. Haleluya. Imana yiteguye kutwakira, iri imbere yacu, ifite imbaraga, yiteguye kwakira abana bayo. Ndasenze rero nawe nkurikiye uze dusengane. Gahunda no gutegeka, ntabwo gahunda ari yo gucika intege. Gahunda si yo guhasha itanu urwaho, gahunda si yo kwirukanka. Gahunda ni yo gutegeka, ubundi imisozi ikibwiriza ikaguha inzira, ukabana n'Imana karamata, ukabana n'Imana mu isi, no mu ijuru ukazayibona. Imana dushoboze gutegeka kandi dushoboze gusoza amasezerano yacu. Mu izina rya Yesu abambwe rimwe gusa. Amen. Turagushimye Yesu, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro. Turakunezerewe kuko udukunda. Yesu, aha turi imbere y'amaso yawe turagushimiye kuko uri Imana idukunda. Ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya wibagirwa, ntabwo ujya wimura imisozi bugire no muhasiga. Nyemera wumva gusenga no kwinginga kwacu kandi turamburira akaboko. Bana n'umuntu wese udukurikiye, umutegekere kandi uganze biguhire. Ni ukuri kuko tubisabye, dusabye gukora kwawe n'ibyishimo byinshi.
mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa, amen amen.